Nimuze twicare mu kirambi ni heza. Menyira kivuruga mwese nimuze tuje mu kirambi ni heza. Mukirambi.com Mukirambi TV 1. Reka ngusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza shiti mukunzi muvandimwe biganiro za Mukirambi TV 1. Hano turi mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe aho duragaze neza ni mu Madegu. Tugiye kuganiriza babiri b'abapfakazi twasanze bafite abana, umwe afite abana 5 undi afite abana 8 baje guhabwa imfashanyo bahawe n'itorero ryo muri Leta z'Ubumwe za Amerika rya Nazareni rikorera umurimo waryo muri Amerika muri state yitwa Ohio Columbus, riyobowe n'abashumba bakuru Pastor Ndahiro Paul ndetse na Pastor Ndayisenga Kigeri hamwe n'abandi bakozi bafatikanije umurimo w'Imana batekereje gufasha imfubyi n'abapfakazi batuye mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Murabizi mwese si inkuru y'imbarirano ahubwo murabizi ni ukuri ko mu karere ka Minembwe inyeshyamba za Mayimayi n'abambari babo bagiye banyaga inka, batwika amazu, bica abantu. Muri abo bishe harimo abapapa bafite abana basize ariko kandi badafite kirengera bitewe n'uko ubushobozi bwabo butameze neza, bavanywe mu matongo yabo, ubuzima bwabo ntabwo bwifashe neza. Uyu munsi bahawe inkunga y'inka zibafasha kurera bana, ndavuga abapfakazi, bana basigiwe n'abagabo babo mu ntambara z'akarengane zagiye zivugwa mu karere ka Minembwe kugeza n'aya masaha tuvuga. Mukirambi TV 1 na Faustin Byiringiro negira abamama bagize icyo bavuga, banashimira n'ababagiriye neza ndetse banasaba n'abandi gukomeza, dore kuko n'abanyeshuri bagiye gutangiza umwaka w'amasomo w'2025-2026 ko ibikenerwa by'ishuri cyangwa se ibyangombwa by'ishuri bikenewe kandi nimwe babitezeho. Bahaye ikaze. Amazina Anyita Nyarukondo Nyankamisha tuyara mu mizina ndifuza. Hanyuma uyu munsi waje hano turabona uri kumwe n'abana, ni ku ntego ke? Jewe naje gufata ubufasha buvuye muri Amerika. Wagira icyo uvuga ku bijanye n'abagufashije? Jewe naje gufata ubufasha buvuye muri Amerika uyowe n'itorero rya Ndayisenga Kigeri niwe watanze ayo mafaranga ngo bafashe abapfakazi bari no muri iki gihugu cyacu. Ubwo bufasha bwaciye kwa Kiruhura Mudunga niwe wahamagaye ishami rya Humura aribwira yuko ubwo bufasha buhari bw'iryo torero. None uyu munsi nibwo naje gufata n'amafaranga $400 nibwo naje gufata iyo ninka yo kumfasha kurera abana b'imfubyi mfite. Imana ibaheze umugisha. Ndabashimira cyane yuko mwatekereje neza, mwatekereje mutatuzi nubwo muza mudufasha tuba tugira amasiko yo kubabona, ariko iyo mwadutekereje nubwo mutatuzi kujya no mugisha mufite mu ijuru. Kujya umuntu utanze ikintu ciwe ujya no mugisha uhatanga mu rugo, kujya uri ibintu byinshi udaha bitanga nk'umugisha wenda nawe ntangororano uzabona mu ijuru. Ukuri ndabashimiye cyane. Jewe ndi umupfakazi napfushije umugabo nyagwa n'ibintu uwo munsi, bona ari ibintu biremereye kurera bano bana, ariko abagira neza baza bagenda badutekereza kirishanye ryacu rya Humura tukagenda dufata ibintu bikenya kugira ngo turebe ko mudufasha kurera abana. None Imana ibaheze umugisha. Shimira n'irishanye ryacu rya Humura yuko baba bafite liste yacu y'abapfakazi bafite abana b'imfubyi yuko nije batoye nabo Imana ibaheze umugisha. Ndashimira nyine muhashana mukiza na Yvonne nyine yuko nije warugeze kuri iyo liste yo gufata iyi mfashanyo, nabo Imana ibaheze umugisha. Hanyuma abantu ni gute ubabeshaho gute? Bahinga ukoriye imirimo kugira ngo bana babeho? Jewe ndahinga ngacuruza nyine mbonye ko mutaye gucuruza yuko bano bana baracari bato, baracari ko biga nti barashobora kunja uruhande ngo bahinge, ariko iyo mbonye ifashanyo zaja mu murima ikafasha guhinga kabahingira kabagurira niyo kayi n'ikaramu. Hanyuma guhinga bigatuma babaho, ugahinga bonyine ubuzima bukaba. Ngahinga kujya umuntu ufite abana muzu ni uburemerewe nyine urihangana ukabakorera izo ushobora. Ko mbona n'abantu bakiri batoye bagisize urabahingira wenyine ukabashobora bakabaho? Ndabahingira none wogira guteye ibibazo bibaye. Kuko wagira imirimo ingahe? Jewe wenda byiza k'imirima ine duhinga ibishanga tugahinga n'umwaka duhinga n'ibijumba n'ibirayi, wenda ugasanga imirimo irasa n'iyongereye. Yose ukahinga wenyine? Inyoza nyihinga. Ufite abana bangahe? Ufite abana 5. Abo bose ubabeshejeho wenyine?
inyumba besheje aho hanyuma niki ushobora kugira abandi kugira ngo bagufashe bagutekereza ufite abana 5 uri wenyine tushoboye kubera kuko imirimo myinshi niki ushobora kubabwira abandi bagira neza ukubabwira ngo bagume badufashe inkunga kugira ngo turebe ko bana twaguma tukabarera nyine nabo bakazagira icyo bigeza Bari tuge amazina yawe Ndikundwa akazi kadabagize uturutse he tuse kuri Gitavi ni utuye umutuye aho uyu munsi wa none waje hano ku ntego yihe nyaje kumfashanyo hano fashanyo imeze gute yo kumfasha ku bantu muri Amerika nibo bampamagaye nibo bangejeje hano baje kumfasha icyo cyangejeje hano uri umupfakazi ugira abana bangahe abana 8 ndo muntu w'impunzi nta kintu mfite habe na kimwe ndo umunyage ndo muntu utuyeho inza ngenda nyine ngahinga nyine gusa nta kindi kintu nta kandi kazi nagira wabuze kugira abana 8 abo bana bose 8 ngahinga gusa bakarya ngahinga gusa bakarya je nyine gusa hari umugira neza wagufashije muri iri torero bavuze rituye muri Amerika Pastor Ndayisenga Kigeri wamubwira iki nuko mushimira noneho imana yarage mwijoro niko twavuga ngiri mwijoro irantabara aho narindi ngakimana barampamagaye imfuza n'uwo mugabo ni Pastor ngo Kigeri wo muri Amerika imumfuza nawe baramfasha bampaye inginka none ibyishimo ni byinshi kubona ko uyu munsi bigenda gute ayaye imana yatashe mu rugo rwawe aho icyo kugira ngo ubone nkunga abo baguhamagaye niko bashimira ni bande ni Mukiza ni Yvonne ni Kiruhura abo bantu barantekereje cyane ni nkamareka wo mwijuru wamuza abatibukira mu mitima yabo baraza barantekereza mu bafakazi turi benshi ariko abarinje bahitamwe abarinje batoranye nta kindi no bahimana gusa izabaho imigisha nyinshi niko ubwira abandi kugira ngo bazakomeza bagufashe bababwira bo butumwa ibo no kwagura gusa imitima yabo baguma batekereze n'abandi rero iyo umuntu yirojejeho ibyiza wenyine gusa azavuga ngo ni indambi ahubwo azotekereze n'abandi batari nkanje n'abandi nduta n'abandi banduta n'abandi basa naje twese badutekereze murakoze cyane nyuma yo kuganiriza abana babyeyi twashatse kumva icyo umumama ukuriye ishyirahamwe ry'abapfakazi ni umupfakazi nawe gira icyo ashimira n'iterero ryabafashije uyu munsi wa none ubufasha ni bwiza kandi burakenewe kandi ni byiza ko namwe mukomeza gukora mama muraho neza turaho neza watubwira amazina yawe amazina yitwa Nyagiciro Yvonne tuye ku Kiziba niho twasukiye kabandi umuyobozi w'ishyirahamwe rya Humura ryaba mama bagize ibibazo muri izi ntambara uyu munsi rero tukaba dufite ibyishimo bagize ibibazo nyabakirwa twagize ibibazo by'intambara zo gupfusha abatware bacu uyu munsi rero tukaba turi hano dushimira abagira neza itorero rituye muri Amerika riyobowe na Ndayisenga Kigeri mu by'ukuri turabashimiye tubona uko mbivuga uyu munsi none twabonye inka 2 zo gufasha ababyeyi 2 mwamubonye umubyeyi umwe arano n'abana undi turamutegereje ntaratugeraho ariko mu by'ukuri twabona uko tuvuga amashimwe y'Imana dufite mwagize neza mwatekereje neza mwatubereye ababyeyi twarapfaka ariko kandi twasigaranye n'abagabo twasigaranye n'ababyeyi muri kino gihugu bazaturarira inkera uko bukeye nuko bwije kandi twebwe dusinziriye Imana mu ijuru muzamukorera ibaduhera imigisha nyinshi ubundi kandi iryo torero ryanjye turisaba umugisha abakristo bose n'abayobozi tubasaba umugisha mu izina ry'uyu muryango wa Humura turavuze ngo Imana mu ijuru ibaheze imigisha nyinshi mwagize neza Imana ibagirire neza ubundi kandi twibagwa no gushimira profe hano yatugiriye neza niwe ubufasha bwaciyemo ni umubyeyi wacu turabana hano kandi atutugirana ntabwo ari ryo rya mbere aratugirira neza ibikorwa byinshi bimunyuramo akabiduheza yagize neza nawe mu izina ry'uwo muryango azatukorere gutya azahora dusabira azahora
tugatekereza ivyo tutamutumye azohora bituvugira kuko azotubera kandi atubera umuvugizi kugira ngo bano bana bifuza ubundi kandi nkarekomandasiyo baheza urabona mwafashe abavyeyi babiri hano turabapfakazi benshi barenga 100 rero ni ukuvuga ngo ni nk'imbegeti imwe muri Tanganyika ariko kandi twabashimira mwahaye ariko n'umutima kandi n'abandi bataravyumva hariho benshi batazi ko ino habaye ibibazo hariho benshi batazi ko ino wacu hari abapfakazi bakeneye gufashwa rero musanzibiriza n'andi matorero nayo kugira ngo agire icyo yakora kubwiza imfubyi ziri muri kino gihugu ubu tugiye gufungura ishuri hakenewe amakaye hakenewe ama-uniforme hakenewe amafaranga yo kubishurira kuko umwana wacu ukarishura $110 abandi bishura amakeneye $60 rero turifuza kuko abana bacu basa neza kandi bakigira ku bigo bihenze kugira ngo ejo bazobe abagabo kandi bazoturamira nabo bazofasha abandi mu kindi gihe kiki natwe tuzofasha abandi rero mutube hafi mudushige mutureme mutubera amaguru mutubera amaboko kugira ngo abana bacu babiho rero ikiruta byose ndavuze ngo Imana w'umujuru mukorera ibaduhera imigisha nyinshi aho abandi baburiye mwe muzoharonkere kubera ko mwakoze igikorwa mu nshaka gusoza tuganira nawe utatubwiye ubuzima abaturage abapfakazi barimo bumeze gute tubayeho mu buzima bwose urabona kuba mu rugo mwari babiri warangiza ugasigara wenyine kandi ni wacu murabizi kuko mbere yuko abagabo bapfa nuko inka zanyazwe n'ihene mugabo zararushe nazo ziranyagwa rero turiho mu buzima bwo guhinga urabona kuri urubavu rwanje n'aya maboko yanje sinyote magasi no bishobora umuntu ukuvuga ngo ngubu turi mwihinga umuntu ari mu gutekereza uburyo ki yohingisha bikabura kuko nta mafaranga dufite umunyu n'isabune byaragoranye ni mu mitambo ivyo byose ni ibibazo bituri hejuru ariko ikiruta byose nuko badufasha abapfakazi twabona amafaranga tugahingisha naje kabona umushuzo mpeza kwa ijuru campingira kabona ico mwishuru ikindi kandi n'abana baje kubona ico baje nibajyaga ibishimba bitari mu munyu ejo bazogara bwake ikibazo kire kirenjiye ariko turifuza kuko abana bacu bamera neza babona intungamubiri babona icayi ubunyine icayi ko kiragura amafaranga menshi ariko kandi nubwo ari cinshi nubwo ikigura menshi tukeneye kuko n'ubundi tukimwa abana bakamera neza urabona ko dusa neza nubwo ejo hari ico naguze rero turifuza n'abandi bagenzi banje twego twese turifuza kuko twabona abadufasha tukabona par jour tugahinga ubuzima bw'apfakazi buragoye kubona ihuzo ni ikibazo kubona umurima ni ikibazo kubona icugaburira abana ni ikibazo ikintu cyose mbese ni ikibazo ariko ivyo biruta byose nuko turi iwacu turihanganye ntabwo tuzotererana iwacu amaraso y'abagabo bacu tuzoyagumaho kuzogeza tugeze ku isezerano rero turakomeye kuko turi iwacu imurenge murakoze nyuma yo kumva umuyobozi wungirije wa Humura umudamu Yvonne ngiye kubagezaho ijambo rya mukuru cyangwa se umuyobozi wa Humura Mukiza nubwo navuze Mukiza uraza kwivuga amazina yawe ngo abantu babamenye mugende icyo mushimira abantu bafashije imfubyi uyu munsi mu karere ka Minembwe rwose turashima Imana ko kuba yaduhaye umwanya mwiza n'ikirere cyiza kabuke tugitekanye muri aka karere kacu urabona twagize ibibazo byinshi iyo bukeye ntabwo twizerewe ndakubwira rimwe na rimwe kandi iyo bwije dutekereza wenda ko iyo bukeye n'amahirwe ni kwa nema ya Mungu n'amahirwe rwose no gushima Imana iyo tubonye kandi twishije umunsi nabyo no gushimira Imana muri aka karere kubera ko ari akarere kagize ibibazo nitwa Mukiza n'umuyobozi w'ishyirahamwe rya Humura ishyirahamwe rigizwe n'abapfakazi muri zino ntambara guhera 2017 kugeza uyu munsi abapfakazi muri zino ntambara kuvuga ngo umuakadrere w'abapfakazi n'imfubyi muri zino ntambara uyu munsi rero twaba dufite amashimwe avuye ku ndiba y'umutima twifuza gushimira itorero ryo muri Amerika rihagarariwe n'umukozi w'Imana Ndayisenga Kigeri kuba yatugejeje imfashanyo ku menaje cyangwa ku miryango ibiri imfashanyo ijanye ingana $800 iyi ni wacu kubera ko dushira imbere kenshi twakunze gukoresha benshi no gushaka inka kubera ko mu muco wacu inka ni ikintu gikomeye kiremereye ubu naje navuga ko ari inka twakiriye ubufasha bungana $800 ni ukuvuga ngo buri muryango muri iyo miryango ibiri wahawe amafaranga inkunga y'amafaranga cyangwa se imfashanyo ingana n'amafaranga $400 yindi $400 taya famille imwe na ifite abana 5 n'umuryango ufite abana 8 ni iki ushobora kubwira abandi batagize icyo bakora kwitagasha rwose mpere kuri uyu muryango se cyangwa kuri iri torero ryavuye gukora uyu murimo mwiza ndako ijambo ry'Imana rivuga ngo itorero kuri nyakuri nako ni rusura imfubyi n'abapfakazi iyi ni assistance cyangwa imfashanyo twabonye
ijanye no gufasha abana b'imfubyi ariko kandi ndasaba rino tore kujya komereza aho ngaho uyu mutwaro umukozi w'Imana yagize nabo bakorana se cyangwa n'urusengero rwagize turifuza kuko bakomereza aho ngaho Imana yakomeza ibagurire imbago ibahereza amaronko ibahereza umutima mwiza umutwaro gufasha abapfakazi n'imfubyi nanone tubona n'akaryo ko gusaba n'abandi bose batwumva abakristo batandukanye bari mu migabane itandukanye y'isi ndetse n'abandi bantu bikora ku giti cyabo amatorero n'abakora amashirahamwe n'abikora ku giti cyabo ko bakomeza n'ubundi kutuba hafi urabona twagize ibibazo byinshi muri kigo cyacu n'iwacu Murenge dufite abapfakazi benshi n'imfubyi nyinshi kandi abona abapfakazi basigaranye imfubyi batagira n'akandi kantu turabanyaga inka zose zaranyazwe amazu yarahiye benshi bakuye masambu yabo n'abadeplacer de guerre abantu bakuye mu byabo batagira no kwisambu kugira ngo babashe kubona ubushobozi bwo gukorera abana ntabwo ari ibintu byoroshye biragoye bareze cyo barya kwambika abana kuvuza abana gufera scolariser abana se cyangwa kwigisha amashuri kwasha mu mashuri n'ibindi ubuzima bwa buri munsi ntabwo ari ikintu cyoroshye rero abapfakazi ni ngombwa kutuba hafi tukabakompanya tukabaherekeza tukabafasha mu buryo materiel kandi tukabafasha mu buryo buri social se cyangwa psychologique urabona ubushize twagize ikibazo ndani kweza kenshi kukivuga cy'umupfakazi sumwe n'ubundi nk'abangahe dore cyo gupfusha bishwe no gutekereza ikibazo ca tension imari ko navyita no mu kinyamurenge sinzi ko navyita mu mvugo yacu ariko bituruka cyane mu kuba mu bwigunge ibibazo umupfakazi afite atekereza ko yarapfusha umugabo akamusiga ntakantu noneho akabura umuntu wa hafi weje amuganiriza kandi bamufasha mu buryo bumwe n'ubundi dore cyo gupfusha mama hariya hari wacu ku muntu hari n'undi dore cyo gupfusha ari mu karingi umuntu akamabonda gusa ni ngombwa ko tuba hafi hari icyo dushobora gukora tukubitera kandi nibyo nako tutoshobora gukora iyo rero ubwo kubaba hafi no kubaganiriza kubera ko turi kumwe twebwe byakunda ariko kandi mu buryo buri materiel kwa amafaranga ifashanyo ngo tubereze par jour amafaranga yo kubahingira twigisha abana frais scolaire tubishoboye kubera ko twese natwe turabanyage sinavuga ko turabugufashwa cyane ariko hani none bivuga bitontera n'isoni iyo umugabo avuze ngo nimumfashe niyo mvugo ntabwo ari ngombwa cyane ariko kabanyamurenge bivuga cyane bazi ibibazo twagize twese tubayeho tutakigira habe nikoko itamuzo ariko kandi dufite umutwaro kufasha abapfakazi mu buryo bumwe n'ubundi ariko si cyo tubafasha niki ni wa mugana wa France ngo meme la plus belle fille du monde donne ce qu'elle a tawo tangisha dafite icyo dufite rero no kwereza umutima no kweza urukundo no kubaganiriza no kubasura no kubagira inama no kubigisha uburyo ki tukabaremesha kugira ngo babashe gukora birwanaho bitegemeya badahora bategasa amaboko ngo bafashwe ariko kandi tukabafasha no kubakomangura ngo tubacira inzira barya bose bifuza kubafasha abifuza kubagana umuryango waho murohari dugushimira iryo torero nanone dukomeza no gushimira n'umuvandimwe n'umugana ariko twe tuzita abasaza waje kutugabira uyu munsi umuvandimwe Kiruhura Mudunga wahawe message wahawe ubutumwa na Pastor Kigeri uvuye nyine muri iryo torero ryo muri Amerika ahagarariye arazarushitse hari abantu benshi bagiye bahabwa ubutumwa inkandi bazishitse akaba n'abandi nyine bazishikatsa mu buryo twe tumva atari bwo kumva gusumugireranya mundiriya aroro ntabazi umupfakazi uremererewe ntabazi ndetse mugabo nuherutse guhabwa ubufasha ariko twebwe turamutswa umuryango wahumura irishira hamwe y'abapfakazi uriya tuba tuzi taye ya famille ya buri menage tuba tuzi ubushobozi bwa buri muntu wese tuba tuzi niwe duherutse kuza gufasha nimba uyu munsi twafashe ino miryango ibiri ejo ntugire undi muntu ugira umutwaro gufasha undi mupfakazi cyangwa bangahe umwe muri bagezi baba ngaha cyasubiraga dusubira guhamagara kuyo turafasha ubundi niyo mpamvu yacu yo kuba muri irishira hamwe kubarebera no kubategekera kugira ngo tumenye ko nyine dukora ibintu byiza bifite isuku bitashobora kuzaba mu kintu cy'umugayo kandi tudufasha abapfakazi bagize ibintu bibazo rwose Imana nawe imuhereze umugisha ko yashikeje uyi message nawe umunyamakuru utazi umwanya kugira ngo raporo cyangwa iki gikorwa abagikoze bakibone umugabo ndetse n'abandi